gukoresha amarozi, kuba yarahanuriwe ko yarozwe gukunda abagore n'inzoga, ngibyo ibyaranze ubuzima bw'umukinnyi Mwemere Ngirinshuti buri habi kugeza ubu ngubu. Nitwa na Kreti Ntirushwa, mbahaye ikaze ku Ibendera TV mu nkuru n'ibiganiro tubategurira tukanabibagezaho. Ndabibutsa gukora like na subscribe. Nubigenza gutyo uraba uduhaye ibitekerezo n'inyunganizi bikomeye, ibyo bizadufasha kubakira ku mwanzuro wanyu. Ikaze. Myugariro wagacishijeho mu mupira w'amaguru mu Rwanda, uyu wabiciye bigacika Mwemere Ngirinshuti abayeho mu buzima bubi cyane, aho aba mu Karuri agahamya ko yabitewe no gukoresha nabi umutungo yakoreye ubwo yakiniraga amwe mu makipe yo mu gihugu cy'u Rwanda. Mwemere Ngirinshuti ni umwe mu bakinnyi bakiniye amakipe yose akomeye yo mu Rwanda uretse ikipe ya Rayon Sports yonyine, akaba ariyo kipe atigeze akandagizamo ikirenge cye nk'umukinnyi. Uyu Mwemere Ngirinshuti yakiniye ikipe ya APR FC, Kiyovu Sport, AS Kigali, Police FC, Espoir FC na Bugesera FC, ndetse akaba yaranakiniye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Gusa kugeza ubu ubuzima bwe buratabarizwa. Mu kiganiro uyu mukinnyi Mwemere Ngirinshuti yagiranye n'ikinyamakuru Isimbi, avuga yuko yagiye ahura n'ubuzima bukomeye ndetse kugeza ubu ngubu akaba ageraniwe. Mwemere Ngirinshuti avuga ko yakoreye amafaranga menshi ariko akaza kuyabura bitewe n'iraha ndetse n'amarozi. Uyu myugariro wakunzwe na benshi mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, cyane cyane abakunzi b'umupira w'amaguru, avuga ko ubu ubuzima bwe butameze neza ndetse ko ariyo mpamvu arimo kwifashisha inshuti n'abavandimwe kugira ngo iminsi yisunike. Ahamya ko yakoreye amafaranga menshi ariko akavuga ko yagiye atwarwa n'ibintu birimo amarozi yishoyemo, azi ko hari icyo bizamufasha gusa bikaza kumubera iby'ubusa. Aha agira ati, hari ibyo nagiye nkina nabyo ntabizi ko bishobora kuzangiraho ingaruka, ariko nabyo byabaye ikibazo gikomeye kuko hari ibyo nizeraga nzi ko bishobora kuba byakunda. Ariko biranga. Ubuzima bugenda buhinduka. Akomeza agira ati, ibyo by'amarozi ibyambayeho kera, ariko icyo nagiraho inama abakiri mu kibuga nta kintu na kimwe bifasha. Ni ibyo kwangiza igihe cy'umuntu, ariko rwose nta nyungu irimo. Ibyo biri mu byampombeye rwose cyane, byantwaye amafaranga menshi ariko nta mumaro byigeze bingirira. Mwemere Ngirinshuti kandi yahishuye ko hari ikipe yakiniye aho bamutegekaga kuba yakoresha amarozi mu gihe yari agikina. Agira ati, ibyo gukoresha amarozi bibaho cyane, nanjye hari iyo nakiniye iyo mu ntara hano mu Rwanda ariko ntabwo mvuga izina ryayo. Yigeze kubimpatira mbyanze biba ikibazo gikomeye cyane. Uyu Mwemere Ngirinshuti kandi avuga ko mu gihe cye agikina yari umuntu ukunda kuryoshya, ngo yasohotse n'inshuti ze yinywera inzoga, akunda kujya mu bakobwa n'ibindi. Yavuze kandi ko ari byo yari yararozwe ndetse hari n'umukozi w'Imana ngo wabimuhanuriye. Aha agira ati, ibyo byo hari umuntu wigeze kubimbwiraho, ambwira ko ibintu nkora bitoroshye. Yari umukozi w'Imana, ambwiraho gato, aho yambwiye ko ari ikibazo gikomeye cyane, angira inama yo kwegera Imana nkasenga cyane. Yambwiye kandi ko ibyo nakoraga yaba inzoga, kujya mu bakobwa no gusinzira nkibagirwa akazi ari byo bandoze. Uyu ngo yarasinziraga ubundi ibyo gukanguka bikazaza iminsi yisunitse, byumvikane ko yabaga yamaze kwica akazi. Mwemere Ngirinshuti akaba yasabye abakinnyi bagenzi be bakiri batoya
kwitondera amafaranga bakayakoresha neza, bakayazigama ndetse bakayitondamo. Agira ati iyo urebye ubuzima aturimo mu mupira w'amaguru, amafaranga adukunda akuyakorera ndetse tukayabona, ariko iyo utayacunze neza ushiduka ubuzima bwagucanze. Uyu umwemere Ngirinshuti iyo urebye inzu atuyemo mu karere ka Nyarugenge muri Kimisagara, ni inzu iteye isoni cyane ndetse nawe byagutera isoni ugahita ufata iya mbere yo kumutabariza. Wifuza kugira icyo umufasha no kumutera inkunga, wamuhamagara kuri nimero ikurikira: ni 0782 44 579. Iyi nimero ikaba ari iya Mwemere Ngirinshuti ubwe. Mwemere Ngirinshuti kandi hahamya ko mu gihe yaba abonye ubufasha yazabukoresha neza akaba yakwiteza imbere, nubwo ngo mu minsi ishize yagerageje ibyo gucuruza agahomba, ariko ahamya ko kuri iyi nshuro ngo yizeye ko byazagenda neza. Mwemere Ngirinshuti ni urugero rukomeye cyane buri muntu wese yatekerezaho, bikamufasha kureba imbere no gutera ikirenge, akagira aho yerekeza icyerekezo cye cy'ubuzima. Uyu Mwemere Ngirinshuti ni umwe mu bakinnyi bagiye babona akazi keza nk'uko twabigarutseho haruguru mu makipe ya hano mu Rwanda akomeye kandi ahemba neza. Gusa ariko nk'uko abyivugira ngo kujya mu irari no kuba yaragiye akoresha amarozi ni bimwe mu bintu byamubereye igihombo. Ngayo nguko umunyarwanda yaravuze ngo gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Uramutse ugize umutima wo gufasha wamufasha, umufashije wamenya wasanga umugisha wawe Imana yawo mu guheramo. Nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Ndakwibutsa gukora like na subscribe kuri channel yacu, ndetse ushobora no kuduha igitekerezo cyawe tukakibakiraho kandi tukakigenderaho mu nkuru n'ibiganiro tubategurira. Ugira amahoro y'Imana.